Ndabasuje kuri Flow Kitchen Creative amahoro. Twagarutse rero live mu gikoni tugiye guteka ibindi biryo. Aho imbere murahabona ibirayi mu kabase byogeje neza bikunyuye ariko bidahasi. Tugiye guteka rero bya birayi byiza byo mu kabari biryoshye. Ariko turakoresha ifuru kugira ngo tubirye birimo amavuta make kuko buri ifuru ikidufasha kenshi no kotsa ibintu neza nkuko wabyotsa mu mavuta bikaryoha bikamera kimwe ariko byo nta mavuta ukoresheje. Rero ku bantu bafite ifuru muze twige gukora ibirayi nk'ibyo mu kabari neza biryoshye kimwe ariko twebwe bya bifite byo mu kabari ntabwo biba birimo, turakoresha ifuru kandi bize biryoshye pe. Twamaze kubironga rero reka tubikate ngende mbere kuko tubikora kugeza tubishyize mu ifuru hanyuma tubyotse bize biryoshye bihiye bimeze neza nka bimwe nyine byo mu kabari. Twagiye ibirayi byacu rero twamaze kubikata, twabikasemo kabiri kugira ngo bigume ari binini nyine nka bimwe byo mu kabari. Mu kabari ntabwo habamo uturayi dutoya. Tugiye gukora kopi kabisa bize biryoshye nka bimwe byo mu kabari. Hano rero mfite icyuma ngiye kugenda mbijombamo gutya kugira ngo noneho akarungo nza gusigamo muraza kubona uko ndi bugakore kagende kabasha kwinjiramo. Ngiye kugenda mbijombamo icyuma byose gutya gakeya ariko gakeya nta bisatura gutya birahagije. Ikirayi wenda nyijombemo nka gatatu kugira ngo noneho kakarungo kaze kwinjiramo neza ibirayi bize kuza biryoshye uko tubishaka. Nuko ngiye kuba mbikoze. Ibirayi rero maze kugenda mbijombamo icyuma kwa kundi ni witegereza neza urabibona utu turongo tugiye turiho ku kirayi turatuma akarungo kinjiramo ku buryo kiraryoha wajya ugisatura n'imbere ukumva ko akarungo kagezemo kiryoshye. Biragaragara ko nagiye nyine mbishishamo icyuma kuriya nari mbikoze. Mujya mwihangana hari ibyo ntabona uko mbereka ndi kubikora kubera imiterere ya kamera mba ndi gukoresha, ariko hari uko Uwiteka azabigenza neza ndabyizeye. Kamera nziza ikaboneka nkajya mbereka ibintu byose uko ndi kubikora. Muzajya munyihangana ariko mba nagerageje kubisobanura ibyo ngiye gukora byose. Biragaragara ko ni ugucishamo icyuma gusa kuriya mbikoze. Hanyuma reka dukore akarungo. Mbazuta akarungo rero ugiye gukora n'akiki. Tugiye gufata sorwatomu nkeya itari nyinshi cyane iringaniye, dushyiremo ka black pepper gasenda buri gihe mu buryo rwose kaza karyoshye. Dushyiremo cya kirungo cya turmeric kuko mwamaze kubibona ko gituma ibiryo bisa neza cyane kandi bikaryoha. Dukoresha amavuta, dukoreshe n'umunyu. Nibyo ngiye kuvangira muri aka kaboro kari hano, hanyuma namara kubivanga neza nkahita ntangira gusiga ibirayi byanjye. Hano rero mfashe ikiyiko kimwe cy'amavuta cyuzuye neza, kiramo agace kamwe ka turmeric k'akayiko, agace ka black pepper, sorwatomu sinyankoresha nyinshi bugize byinshi cyane ntago biba neza. Mfashe nka kimwe cya kane cya sorwatomu, murabibona ntago iracyarimo, ntago nayimazemo, iracyarimo rwose ndetse nyinshi. Nka kimwe cya kane mfasheho. Hanyuma reka mfate n'akunyu karinganiye, uyu urahagije kuri bya birayi ni ibiro 2. Reka rero mvange ibi bintu bikora akarungo keza, hanyuma dusige ibirayi byacu ubundi dushyire mu ifuru. Reka nkavange neza kanoge hanyuma tubisige. Akarungo kacu kamaze kwivanga rero byahuye byabaye ikintu kimwe. Ngiye kurapiramo udutungurusumu nka 2 tuguse nka 2 gusa kugira ngo bihumure. Mujye mumenya akabanga ko kuryoshya ibiryo, ariko kuryoshya ibiryo kubihumuza neza ku buryo biriho wese abirya afite apeti. Hano ubu rwose ku ibanga ryanjye ndahita ndapiramo agatungurusumu gakeya kugira ngo bihumure, nibiva mu ifuru birabihumura cyane. Tungurusumu rero utu 2 turahagije, ni tunini turahagije rwose. Turakoramo ngiye kuturapiramo hanyuma nsige bya birayi byacu. Wow, ibirayi byacu rero sano maze kubisiga nta kindi nakoze, nafashe ka karungo ngenda nshyira ku buroso nsiga. Murabona ko ibara ryonyine bifite bikiri bibisi
aho birahira ka karungo kahuye n'ubushyuhe kakagenda kabira kinjiramo, noneho bigenda bisigana byanduzanya kano kabara k'akarungo. Murabona ko bino birayi biri bushye biryoshye bisa neza. Noneho byatangiye guhumura kubera ya tungurusumu. Tungurusumu murabizi ntabwo ari ngombwa ko ibihiye, niyo ari mbisi irahumura. Noneho iyo uvanze gutya rero n'agasarisa na twa turungo tundi n'amavuta, uba wumva bifite umwuka mwiza. Niyo urigase wumva ari akarungo karyoshye cyane. Rero mwibaze nigashya noneho gahere kuri ibi birayi ukuntu biri bube bimeze, ukuntu biri bube bisa cyangwa ukuntu birashya biryoshye. Rero tumaze kubisiga ngibyo, nta kindi gikurikiye no kubishyira mu ifuru. Mu ifuru turashyiramo iminota nka 30, hanyuma ibirayi ntabwo byarenze iminota 30, ndetse ushobora no kudashira 25 gutyo. Turareba iyo ndakoresha ndababwira, ariko ngiye kuba ndegeye byibuze iminota 25. Abona no gusiga gusa nakoze ikintu uko nakivanze, ibyo nakoresha mwabibonye nta kindi. Ibirayi ubundi bikaza biryoshye bihumura bisa n'ibyo mu kabari, biryoshye nk'ibyo mu kabari, ariko byo byacu bifite akarusho ko nta mavuta menshi, ikindi harimo uturungo turi naturel twiza ku mubiri. Twagiye rero katubishyire mu ifuru dutangire tubyotse. Murabibona bisa neza cyane ariko ibirayi byacu rero byatunganye. Ibyo nari gukoraho nibyo nabiberetse. Reka tubishyire mu ifuru. Okay, byagezemo namaze gucana. Reka dufunge ubundi dutegereze ya minota 30. Wow, ibirayi byacu rero ya minota irashize ku 30, ariko ku minota 20 nagabanyije kuko ubwo biba bitangiye gushaka gushirira. Hanyuma hari akandi kantu nakoze ntabashije gukamera, nagakoze nihuta muri yangana, ariko ngiye kukababwira. Nko ku minota 25 nafashe inyanya ebyiri ndazirapa, hanyuma twatuzi twazo ntusigaho kuko nabonaga biri kuma cyane bishaka gushirira bidahiye. Ntusigaho hose, hanyuma ndongera ndafunga, bibasha kongera koroha no gushya neza. Nukuro mbikuyemo. Ikindi kandi birumvikana ko ubihindura, ugenda ubihindura uruhande kugira ngo hose hashye hameze neza. Rero nuko nguko bimeze, nuko bihiye byumutse. Reka tubyarure. Murabona ko bisa neza cyane rwose, byahiye ari ibirayi bisa neza kandi biryoshye. Wow, ibirayi byacu rero ngibi twabyaruye bigeze ku isahani. Murabona ko bisa neza, byahiye neza nkuko nabibabwiye. Murabona ko ari bya birayi byo mu kabari byiza cyane, biba biryoshye, biba byumutse. Ibi ngibi babishyira ku gafi ka brochette se gufatisha mu kabari. Murabizi uko biba bimeze. Na hano rero mu rugo wabiteka, wabyotsa rwose mu ifuru yawe, ukabona ibirayi byiza bimeze neza, bimeze gutya. Mwabibonye uko nabikoze. Na kaji k'inyanya nakoze nyuma inyanya ebyiri gusa ngasigaho, hanyuma ibirayi bigashya bimeze neza cyane. Murabibona rwose ko ari ibirayi bimeze neza nk'ibyo mu kabari. Biraryoshye, biri guhumura kubera na kagatungurusumu nyine byabaye mawe. Rero nuko nguko video yacu uyu munsi tuyikoze yo guteka ibirayi byiza biryoshye nka bimwe byo mu kabari, tukabirya tukaryoherwa. Reka rero turyeho twumve, tunarebe ko bihiye. Nge ndabizi ko bihiye, ariko reka nze mbibereke kandi bumvire ukuntu biryoshye. Biraryoshye rwose. Tugiye kumva rero uko bimeze. Kamfata iki kinini kugira ngo mubibone ko cyanahiye. Ubwo ikinini niba giye, murumva ko n'ibito biba byahiye. Akibona rwose, nona ko ari ikirayi cyahiye, kiri kwimanyura ntakoresheje imbaraga nyinshi. Mwabibonye ibirayi byacu rwose byahiye, bisa neza uko twabyifuzaga. Murakibona, ngere nkibereke neza. Murakibona uko twagishakaga rwose, gihiye kiryoshye nk'icyo mu kabari uko twakibonye. Katuryeho rero. Ndabirisha intoki akenshi, simubizi se, nta kanya, niyo mpamvu nanjye ndi gukoresha intoki. Mva, ibi birayi biraryoshye pe. Wabirya ukirya iminwa
biraryoshye cyane cyane. Ibirayi biraryoshye. Abantu mufite ifuru ndabatumira guteka ibirayi gutya ukabirya nk'ibyo mu kabari bidatetse mu bivuta. Urabona ko tuba tubitetse neza, nta mavuta birumutse, kandi ukaryoherwa nka byo mu kabari. Itandukaniro ari uko nta mavuta menshi twebwe tuba twakoresheje. Mwabibonye, mubikore murye neza ibitarimo amavuta menshi, musegasira amagara, mubungabunge ubuzima bwanyu.